tubaye ikaze rero muri ijambo ry'Imana tugiye kuganira by'umwihariko muri amasengesho y'abagabo kandi burya abagabo iyo basenze Imana baba bafite byose. Iyo basenze Imana burya imigisha iraboneka. Iyo abagabo basenze Imana ari umunezero. Iyo abagabo basenze Imana hari ibitangaza bikoreka mu miryango, muri sosiyete, ibitangaza bikoreka mu ngo zacu, hari ibitangaza bikoreka haba ndetse no ku gihugu naho dutuye. Bityo rero muhawe ikaze muri umwanya kugira ngo turusheho kwegera Imana cyane nk'uko twabyemeje. Ubwashize twaganiriye ku ijambo ry'Imana ryabonekaga mu gitabo cyo kubara igice cya 27. Twumvaga inkuru z'uwitwa z'abakobwa ba Sorofiyade, ariko nashimiye Imana cyane ko iryo jambo ry'Imana ryagize icyo ridufashaho, ariko no gushimye Imana cyane ko twongeye kubona ko uyu munsi Imana yongeye kutugenera. Bishimiye Imana. Nshimiye Imana yuko mwese muri bazima, muri amahoro, kandi ko mwazindutse bw'abamutereka twegera Imana tuganire, twumva ijambo ry'Imana ku butumwa bwiza twagiye twumva mu buryo bw'impuguro. n'Imana nishimwe cyane. Ndagira ngo rero uyu munsi wundi dukomeze mu gitabo cyo kubara. Turasoma igice cyaho cya 27 n'ubundi, ariko turahera ku murongo wa 12 turageza no ku murongo wa 17. Turaza gukomeza no kwibanda aho ngaho muri icyo gitabo cyo kubara, ariko turi no mu isezerano rya kera, turaza no kujya mu isezerano rishya naho twumve. Reka dusome mu izina rya Yesu igitabo cyo kubara igice cyaho cya 27 ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 17. Uwiteka abwira Mose yuko urupfu rwe ruri hafi. Uwiteka abwira Mose ati, uzazamuke uyu musozi wa Abarimu witegereze igihugu nahaye Abisiraheli. Numara kukitegereza nawe uzapfa, usanga ubwoko bwawe nk'uko Aroni mwene so yabusanze, kuko mwagomereye itegeko ryanjye mu butayu bwa Zini, ubw'iteraniro ryito nganyaga ntimwerekanire kwera kwanjye mu maso yaryo. Ayo niyo mazi y'Imeriba y'Ikadeshi yo mu butayu bwa Zini. Mose abwira Uwiteka ati, Uwiteka Imana y'imyuka y'abafite umubiri bose, utoranye umuntu wo gutwara iteraniro, wo kubajya imbere, ava mu rugo akabahura, no kubajya imbere arugarukamo akabacyura, kugira ngo iteraniro ry'Uwiteka ritamera nk'intama zitagira umwungeri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kwirinda no guca bugufi isoko y'umugisha. Haleluya. Kwirinda no guca bugufi isoko y'umugisha. Kwateraniye hano nk'abagabo nyine, ariko nubwo kare navuze nti y'abagabo basenze aba ari umugisha, ntabwo ushobora gusenga utagira ibyo wirinda ngo uce bugufi kugira ngo wa mugisha ushobore gukomera.
Imana yatugiriye neza, iduha umugisha mu buryo butandukanye. Uko tungana dutya dufite ukuntu Imana yagiye itugira umugisha, cyangwa se yagiye iduha umugisha mu byacu. Turimo abagabo bakuze, turimo abagabo bakiri batoya, turimo abagabo ndetse bo hagati na hagati b'ibikwerere. Ariko buri muntu wese afite uko yagiye ahabwa umugisha n'Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi n'ubundi ntabwo imigisha yacu yarangiye kuko tutari twagira igihe cyo kuvuga ngo dusezeye ku isi. Kandi ubwo twasezera ku isi tukava mu buzima, abo tubyaye, abo dusize ku isi nabo bazagendera kuri wa mugisha. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero tuganire kuri iri jambo. Uyu Mose yari umuntu w'Imana, Imana yakundaga cyane. Yakoze imirimo ikomeye itandukanye mu rugendo rwe. Yari umugabo w'igitangaza. Yari umugabo udakunda kuba yabona aho abantu barengana. Hari igihe kimwe yigeze abona abantu barwanaga ari babiri ariko yagendera bakiza. Ntabwo shaka kwinjira cyane mu byo Mose yakoze kubijyanye no gutandukanya abo bantu bari barimo barwana. Ariko twagomeje kuvuga ngo kwirinda no guca bugufi isoko y'umugisha. Hari umuntu yakibaza ngo ese umuntu yakirinda gute? Hari byinshi cyane umuntu yakirindamo. Hari ibibazo bijya bibaho, hari igihe umuntu aca mu ntambara zikomeye cyangwa agahura n'ibintu bikomeye, ariko akavuga ngo nubwo ashaka kugira ngo nze gutanga amahoro, ariko uburyo ndirinda kugira ngo amahoro aze kuboneka. Hari igihe ushobora guca ahantu ukabona abantu bari kurwana, ariko uburyo wajya kubakiza ubakiza, ariko nawe unirinda kugira ngo utaza gukomerekera muri ya mirwano y'abantu bari kugira. Ibyo ni ukwirinda, ibyo ni ugushaka uburyo ki uvuga ngo reka nirinde. Ariko no mu ijambo ry'Imana no mu mibereho ya gikristo hari uburyo abakristo dukwiriye kwirinda. Ukavuga ngo nubwo Imana yampamagaye ngo nyikorere nk'umwana wayo, ariko hari ibyo nkwiriye kwirinda ku mategeko yayo. Hari ibyo nkwiriye kwirinda ku bw'izina ryayo, kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Uyu Mose ari mu murimo w'Imana yahuye n'ibimugerageza nk'uko natwe duhura n'ibitugerageza. Yarashoye umukumbi w'Imana awuvanye mu gihugu cy'uburetwa, igihugu cya Misiri, arawuzana awambukana inyanja itukura. Amaze kwambukana inyanja itukura, Imana yagiye ikora ibitangaza byinshi bikorera Abayisiraheli mu rugendo bari kumwe na Mose. Ariko Abisiraheli bari abantu barushaga cyane Mose muri icyo gihe, baramurushaga cyane. Hari igihe cyagezeho noneho usomye mu gitabo cyo kubara igice cyaho cya 20 ku murongo waho wa 9 kugeza ku murongo waho wa 11, uwasanga inkuru ihari ivuga ukuntu Mose Abayisiraheli bamwivovoteye bageze ikibazo cy'uko bagize inyota. Haleluya. Bari bagize inyota, hanyuma bagize inyota baramwivovotera ndetse bashaka kumukorera ibindi bintu bitari byiza cyane. Ariko noneho Mose aragenda asanga Uwiteka, aramubwira ati ko mbona binkomereye, Abayisiraheli benda kungira n'ababu bwoko uyu mukumbi nibigenze ni. Hanyuma ngo Uwiteka aramubwira ngo ugenda ujye imbere y'Abayisiraheli, uri kumwe na Aroni, mufite inkoni mu ntoki. Hari uburyo muri buze gukora umurimo, mugakubita ku gitare amazi akaboneka. Ariko muri icyo gihe ijambo ry'Imana ritubwira ko hari ibintu Mose yakoze bitabaye byiza mu maso y'Uwiteka, bite ko Abayisiraheli bamurembeje. Ngo Mose yenda iyo nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Uwiteka aramutegetse, aramubwira ati rwose ugende ufate inkoni yawe ujye imbere y'Abayisiraheli, ubabwiye ko hari amazi ugiye kubaha, kandi ayo mazi araza aturutse mu gitare. Imana ishimwe cyane.
hanyuma ngo Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati nimumve mwe abagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi. Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri, kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa, ryuhira amatungo yaryo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajya n'iteraniro mu gihugu mbahaye. Ayo niyo mazi y'Imeriba nk'uko Abisirayeli batonganiye Uwiteka akerekanira muri bo kwera kwe. Imana ishimwe cyane. Tugakiye ku murongo wa 13. Kuko twasomye iri jambo ry'Imana, uyu Mose igihe cyageze cyuko asoza umurimo we, ariko agiye kusoza Uwiteka aramubwira ati rwose umenye ko igihe cyawe kigeze cyuko ugiye gupfa, kandi aho nzakugera nuko uzaterera umusozi. Ariko Mose ntabwo yaniniye Imana, nubwo yari agiye gupfa kandi atazajya mu gihugu cy'isezerano. Yatakiye ubwoko bw'Abisirayeli arabubwira ati Mana, nubwo bigiye kugenda gutyo, toranya ubwoko, muri ubu bwoko toranyamo umuntu ushobora kuzayobora intama, kugira ngo ubwoko bwawe kuzagenda butagira ubagaragiye. Mashishimwe cyane. Aca bugufi nubwo yari agiye gupfa atageze mu gihugu cy'isezerano. Aravuga ngo nubwo bimeze gutyo, ariko ndacyababaye intama zawe, ndacyababaye ubwoko bwawe. Bishatse kuvuga ngo umugabo nyamugabo igihe cyose ababara ubwoko bwiwe, ubwoko bw'Imana, akabushyira imbere akavuga ngo uko bisa kose Mana gerageza utabara ubwoko bwawe. Ubwoko bw'Abisirayeli wari umeze nk'abana ba Mose, kuko Mose niwe wabahagararaga imbere mu gihe byabaga gikomeye. Bishatse kuvuga ko natwe turi mu murimo w'Imana nk'abagabo, dukwiriye kuba abagabo nyabagabo, dushobora guharanira ko umurimo w'Imana utera imbere, tukavuga ngo Mana ntukundire yuko umurimo wawe ujya w'iki igitutsi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Umurimo wawe ntujye w'iki igitutsi. Ari ibintu abantu b'Imana dukwiriye kwirinda, kugira ngo nk'abagabo, kugira ngo izina ry'Imana ritajyaho igitutsi. Wakibaza ngo nibihe? Usomye mu gitabo cy'Abalewi igice cyaho cya 18. Igitabo cy'Abalewi igice cyaho cya 18. Gwera ku murongo wa 6 hari amagambo ahanditse, abo umugabo azira kuryamana nabo, ngo ntihakagire uwo muri mwe uyegereza mwene wabo wa bugufi ngo amwambike ubusa. Ndi Uwiteka, ubwambere bwa so nibwo ubwambure bwa nyoko, ntukamwambike ubusa. Uwo ni nyoko, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa muka so, kuko ari ubwambure bwa so. Ntukambike ubusa mushiki wawe musangiye so cyangwa nyoko, nawe yavutse iwanyu cyangwa ahandi, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa umukobwa w'umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe
ntukambike ubusa kuko ubwambure bwabo ari ubwawe. Ntukambike ubusa umukobwa wa mukaso wabyawe na so, uwo ni mushiki wawe. Ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa nyogosenge, ni mwene wabo wa so wa bugufi. Ntukambike ubusa nyoko wanyu kuko ari mwene wabo wa nyoko wa bugufi. Ntukambike ubusa so wanyu, ntukegereze umugore we kuko ari nyoko wanyu. Ntukambike ubusa umukazana wawe, uwo niwe mugore w'umuhungu wawe, ntukamwambike ubusa. Ntukambike ubusa umugore wanyu, ubwambure bwe n'ubwa mwene so. Ntukambike ubusa umugore w'umukobwa, umugore n'umukobwa we. Ntukunde umukobwa w'umuhungu we cyangwa uw'umukobwa we ngo umwambike ubusa. Abo ni bene wabo b'umugore wawe ba bugufi. Icyo ni icyaha gikomeye. Ntugahagarike umugore mwene se, ntugaharike umugore mwene se ngo abe umukeba we, ngo umwambikane ubusa na wa wundi akiriho. Ntukiyegereze umugore ngo umwambike ubusa ugihumanijwe n'umuhango w'abakobwa. Ntugasambane na muka mugenzi wawe ngo umwiyandurishe. Ntugatange uwo mu rubyaro rwawe ngo umutambire Moleki, kandi ntugasuzuguze izina ry'Imana yawe. Ndi Uwiteka. Ntugatinge abagabo, ni ikizira. Ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa n'inyamaswa yose ngo ukiyandurishe, kandi he kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarara imbere y'itungo ngo aryamane naryo. Ibyo ni ukuvanga ibidahuye. Macu tugaze cyane. Haleluya. Ibi ni ibizira abantu bakwiriye kwirinda. Ni ibizira by'umwihariko abagabo bakwiriye kugira uti kwirinda, bamenye ndi Yesu. Ari ibintu byinshi bigenda bikurura abantu. Akenshi mu muco w'abantu hari ibyo twita kirazira zivuye mu miryango. Hari kirazira zishingiye ku mico y'ibihugu bitandukanye tugiye tubatuyemo, cyangwa se y'umuco w'igihugu cyacu. Ariko hari na kirazira Imana yari yarahaye Abayisiraheli kugira ngo birinde, kugira ngo be gukora ibizira. Ibi byose ku mugabo wasenze Imana akwiriye kuba avyirinda. Akwiriye kuba ahagaze avuga ngo nkwiriye kwigengesera kuri buri kintu cyose, kuko Imana ibwira Abayisiraheli aya magambo kwari kugira ngo bagateshuka bakava mu vy'Imana bakazagirwaho iki? Umugayo. Iyo somye ijambo ry'Imana riboneka mu Baroma igice cya mbere ku murongo waho wa 27 hari ijambo rihanitse. Abaroma igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 27. Reka dusome kubw'izina rya Yesu. Kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore ibyo mibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Ibi byari byo Pawulo yarandikiye inshuti ze zatuye i Roma, ababwira ngo harimo abantu bari muri mwebwe bakora ibizira, bakora ibidahuye, bafite ibindi bintu bagiye bitayemo. Ariko mwirinde kugira ngo mwe kuzagirwaho
umugayo ngo mwiyandurishe imigenzo n'imico itari myiza yabo mutuyemo bameze batyo. Haleluya. Imana ishimwe cyane kwiduha ijambo ryayo kugira ngo ridukebure, twirinde cyane kandi turinde imibiri yacu gukora ibidakwiriye hagati y'amahanga y'abapagani. Turi hamwe n'abapagani batari bamenya Kristo, bakora ibi byose bibi bizira, ariko birakwiriye yuko twigengesera, kandi Imana ishimwe cyane ko ibiduhaye umwanya wo kumenya uburyo ki twigengesera tugendeye ku ijambo ryayo. Kandi iyo abantu b'abagabo badaciye bugufi, hari umugisha w'Imana tubura. Kandi ushobora kwibaza ngo mbese umugisha abantu badasenga Imana, abantu batubaha Imana babura n'uwe? Usoma mu gitabo cya Zaburi igice cyaho cya mbere, were ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa gatatu, hari ijambo rihanditse. Haranditse ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo n'ibyuma, icyazakora cyose kizamubera cyiza. Imana ishimwe cyane. Uyu nguyu ni umugisha w'abantu badakora ibyaha, w'abantu biyubara, w'abantu mbaca bugufi, w'abantu bavuga ngo Imana ikwiriye guhabwa icyubahiro, kuko niba uciye bugufi icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Haleluya. Icyo uzakora cyose kizakubera cyiza niwirinda. Igihe cyose uzabura utoshye nka kino giti, ntabwo uzigera wumagara muri wowe, ntabwo uzakamuka. Igihe cyose uzaba wuzuye ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. N'ubundi ijambo umugabo cyangwa izina umugabo ni izina gihamya, kuko Yesu yararikoresheje. Yisomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere ku murongo waho w'umunani. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere ku murongo waho w'umunani hari ijambo rihanditse. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere ku murongo waho w'umunani, ngo cyakora muzahabwa imbaraga y'Umwuka Wera, n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu, Yudaya yose n'i Samariya, no kugera ku mperuka komera y'isi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ijambo umugabo ni uguhamya, ni ugukomera, ni izina tudakwiriye gupfusha ubusa, ni izina dukwiriye kubona yuko ari izina ry'umumaro. Iyo abantu bicaye bateraniye ahantu, niba ari nk'isambu bagiye kugura, niba ari amasezerano runaka bagiye kugirana, bavuga ngo haboneke abantu bitwa abagabo bazahamya bya bintu niba koko hagize impinduka yuko bya bintu koko twagiranye iki amasezerano. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo kuba umugabo ni ukuba umuntu ukwiriye kuba ufite ubuhamya bwiza, ufite ubuhamya mu muryango, ufite ubuhamya aho utuye, ufite ubuhamya bwiza mu itorero, ufite ubuhamya bwiza mu murimo w'Imana, ufite ubuhamya bwiza mu masengesho, ufite ubuhamya bwiza ahantu hose, n'abakunzi bose bakavuga bati uyu ni umugabo koko nyamugabo. Imana ishimwe cyane.
Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo usomye ijambo ry'Imana ritwereka yuko uku twateranye kuduteza amatwi twumva ijambo ry'Imana atari twebwe bihereho. Ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 6. Hari ijambo rihari ritubwira ukuntu Yesu yahagije abantu 5,000. Yohana igice cyaho cya 6 ku murongo wawo wa 10. Yesu ati nimwicaze abantu aho hantu hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara bari 5,000. Imana ishimwe cyane. Aba bagabo bicaye bari baje kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Bari baje kumva ijambo ry'Imana. Bari baje kumva ikimana yahaye Yesu kugira ngo ababwire. Bari baje gutabarwa. Bari baje kugira ngo Imana igirire neza itabare ingo. Bari baje kugirana umubonano na Yesu Kristo kugira ngo abakize bibagoye, kugira ngo abaruhure imiruho n'imihati. Ariko Yesu arebye ukuntu baje baciye bugufi, baje bamushaka, aravuga ngo ntabwo ndareka aba bagabo ngo batahe gusa batanariye. Haleluya. Iyo abagabo bicaranye na Yesu ntibashobora gutahiraho, kuko Yesu arabakundana n'abagaburira abaye ibyo kurya. Yesu abwira abigishwa be ati nimwicaze aba bantu, mwicaze aba bagabo ngo bajyaga ku 5,000. Ariko amaze kubicaza hari icyabaye. Yesu ngo yenda ngo ya mitsima arayishimira, ayigabanya bicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko azigenza atyo nk'uko bazishaka. Bamaze guhaga abwira abigishwa bati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Imana ishimwe cyane. Yesu arebye uburyo cy'abo bagabo bicaye kandi bari baje kumva ijambo rye, arababwira ati nimwakire n'ibyo kurya by'umubiri. Bishatse kuvuga ngo iyo abagabo bumvise ijambo ry'Imana bakarizirikana, Yesu Kristo anabahaza no mu buryo bw'imibiri. Kandi abagabo bahaze babasha kugira imbaraga zo gukora, babasha kugira imbaraga zo gusenga, babasha kugira imbaraga zo kwita ku miryango, babasha kugira imbaraga zo kubaka, babasha kugira imbaraga zo gukunda kwita ku murimo w'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Igihe kirageze cyuko abagabo duhaguruka tukavuga ngo Kristo ngwino ubane natwe, kandi ubwo bahagije abagabo 5,000 natwe duhaze muri bihe bya none. Dukeneye ko duhazwa, dukeneye ko turya, dukeneye ko dukomera, dukeneye ko duhindurira icyerekezo cy'ubuzima, dukeneye ko twambika kandi ukambika ingo zacu, dukeneye ko Imana duteza imbere, dukeneye ko ushyigikira imiryango yacu, kwita ku bagore bacu, kwita ku bana bacu, kwita ku gihugu cyacu. Haleluya. Kuko niba abagabo turi umutwe, kandi uyu mutwe ukaba ugereranywa na Kristo,
uhagarariye itorero, abagabo turakwiriye ko twegera Kristo kuko ari mugenzi wacu, kugira ngo tubashe kumuha icyubahiro. Kristo aba mugenzi wacu iyo tumwemereye agakorera hehe muri twebwe. Amena. Ariko niba turi inyuma ntitwemere ko Kristo ari umwami, tuba turi kure ko kuba mugenzi wacu, kuko Yesu niwe muvandimwe wacu. Iyo twemeye kugendera mu birenge byiwe, tukubaha amabwiriza yose nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ariko niba turi kure, tuba turi kure y'Imana. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo tudahuriza hamwe, uwo ngo agira ate? Arasandaza. Imana ituganze cyane. Iki ni cyo gihe dukwiriye kongera guhaguruka no kwirebaho. Imana ishimwe cyane ko iduhaye uyu mwanya. Imana ishimwe cyane ko duhaye aka gahe, dukwiriye kukabyazamo umusaruro. Nta gihe na kimwe dukwiriye gupfusha ubusa imbere y'amaso y'Imana. Niba duhuriye ku rusengero, niba duhuriye ku karago, ahantu hose duhuriye, dukwiriye kuvuga ngo Mana ngwino udushoboze, ngo nutwambike imbaraga kugira ngo duhazwe nawe, kandi duhazwe nawe ubuziraherezo. Imana ishimwe cyane. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Tugiye kwinjira mu mwanya, tugiye kuvuga ngo Mwami Yesu ngwino ubane natwe, ngwino utugire neza, ngwino udusure, ngwino ukore ku mitima yacu. Ubwo wahagije abantu ijambo ryawe, abantu bajya mu 5,000, kandi ukanaba n'ibitunga umubiri, kandi nabyo bagahaga, ngwino duhaze mu ubwo buryo bwombi, dukomerere mu ijambo ryawe. Imana ishimwe cyane, kuko abantu dukeneye guhaga mu buryo bw'umubiri ndetse no mu ijambo ry'Imana. Ngwino twegereze Imana, muze tuyegere, muze dusabe Yesu Kristo aze atahe mu mitima yacu. Imana ishimwe cyane, kubera yuko Mose naho yarageze mu bikomeye, igihe kigiye kurangira, ariko yagaragaje ugukomera kw'Imana. Aravuga ngo nubwo hageze mu gihugu cy'isezerano, ariko Mwami ita ku mukumbi wawe. Natwe abagabo nitwita ku mukumbi w'Imana, tukawusabira amahoro, tukawusabira umugisha, tugasenga Imana, tugaca bugufi, tukirinda ibizira, byanze bikunze tuzabona umugisha w'Imana. Kuko umugisha w'Imana tuzawukura mu kwirinda no guca bugufi, ari byo soko y'iki? Y'imigisha. Imigisha y'ingo zacu, imigisha y'abana bacu, imigisha y'imiryango yacu, imigisha ku gihugu byacu. Imana ishimwe cyane kandi yabwe icyubahiro. Reka dusenga Imana. Nyakubahwa Imana yacu, Imana ikomeye, turi imbere z'ubwiza bwawe, tumaze kwiga ijambo ryawe tubwira ko dukwiriye kwirinda guca bugufi, ko ari byo soko y'umugisha. Mwami Imana, turaje kugira ngo uduhe guca bugufi, twirinde muri byose, kugira ngo Mwami Imana tubashe kubona umugisha. Kubera yuko abagabo baje kumva ijambo ryawe, baje imbere ya Yesu Kristo, ariko bahageze baje guhazwa mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka, nk'uko ijambo ryawe ryabitubwiye. Uwiteka Imana, Data wa twese Imana dukunda, dukeneye ko duhabwa umugisha nawe, dukeneye ko tuyoborwa nawe mu ijambo, kandi Data wa twese tugahagarara imbere zawe turi ibitambo bishimwa nawe. Duhagararire, kuko tugira byinshi biturushya, tugira byinshi biturwanya mu rugendo, tugira byinshi bidusubiza inyuma, tugira byinshi bidukubita hirya no hino. Ariko Uwiteka Imana, ni wowe wo kudushoboza, ni wowe wo kutwambika imbaraga, kuko Pawulo avuze ngo byose bishozwa na Kristo mu imbaraga. Turagusabye wowe Kristo, uze ubane natwe, uduhe imbaraga mu rugendo. Ngwino utugire neza,
ngwino twubake, ngwino dushoboze, ngwino dutinyure, ngwino Mwami Imana urushaho kutwimenyekanisha muri ibihe bya none. Hari byinshi biturusha Mwami Imana, mu baturanye biturusha, mu miryango dutuyemo, muri sosiyete, mu mirimo dukora itandukanye, mu kazi dukora gatandukanye, harimo byinshi biturusha Mwami Imana, ndetse bigatuma dusa nk'abashaka gusubira inyuma, ariko dukomereza amaboko Uwiteka. Dukomereza amaboko, nguri twubarareho, nguri tugire neza, kandi utwubararaho, ukagendana natwe, ugakurana natwe, turarushaho kwirinda, kandi twirinda nyakuhora ku ngoma, turaca bugufi imbere zawe, tubashe gutsinda Mwami Imana imigambi ya Satani. Ngwino tugire neza rero, ngwino wite ku miryango yacu, ngwino wite ku bana bacu, ngwino wite ku badamu bacu, ngwino wite ku byacu n'abacu, kandi nyagura ku ngoma, wite ku gihugu cyacu, wite aho dutuye, wite kuri makaritsiye yacu dutuyemo, kugira ngo Mwami Imana umugisha wawe ugere kuri abo bose, kubwo ko twakubashe. Urakoze Uwiteka, urakoze kutugire neza, komeza kuduha umugisha, kandi nyagura ku ngoma, uhe Mwami Imana abagabo bari hirya no hino Mwami Imana badukikije, batari bakumenya, kugira ngo bagumenye, bahinduke bave mu butamenya, kandi bahazwe nawe, kuko tuzi ko ari wowe ukwiye kutumara inzara mu buryo butandukanye, ari uburyo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Urakoze rero kuri kumwe natwe, urakomeze ko Mwami Imana urushaho kudutera Mwami Imana umwete mu ijambo ryawe, ukaduteza intambwe mu ijambo ryawe, tukarushaho kubaha no gukunda, tubisabye twisunze izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amena, amena. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Amen.